mu minsi ngayo yego mukobwa mwe utangiye kumbona ngewe njyamana na buri muhungu wese buri muhungu wese Can you hug me? Ngiye nshaka kumanza kumenya ikibazo wagize bwawe. ubwo boyfriend waracyari no mutwe wawe yibagirwe bimeze gute ubu ngubu reka mwira ku makuru fresh ni gute Brani wandetse Keira ukanyura mbona mo Brian byagenze ute Shano wera sorry nari nzi ko ari Brian je na Brian muri iyi minsi ntabwo tumeranye neza niyo mpamvu Keira reka ndabizi uracyangunda ufite ikihe kibazo wasaze sha ntago ndi Brian Brian ndabyumva yaraguhemukiye pe ariko nawe no muntu urabizi ibishwa by'ubu kugendana n'abantu bakagushuka wamuha amahirwe pe ukarako yahinduka niba utari umuzi y'ingeso nka ziriya rwose Brian pe ibyo yakoze ndi kugerageza kwisanisha nabyo ako ntabwo byoroshye kubyumva Brian ntabwo mwumva igihe gito cyonyine yagiye ku ishuri akahita ahinduka agakora ibintu nka biriya n'ubuzima twari tubayemo Keira bira ni ibintu bibaho natwe twarakunze ntago tugeze hano tutarakunda sinumva impamvu ugomba kurakarira Brian niba ari nda yarifasha kiyita Keira ntago ari ngombwa ngo urakarire Brian Noella ndi kugerageza kwimvisha uriya ki Brian nta makosa yakoze ariko biragoye birangira numvisha afite amakosa pe ndabyumva ibyo byose ni ibyiyumviro byerekana ko Brian ukimukunda akuze n'ikindi Noella kanjye kumureba ase Brian ibintu byawe byose bihora bigenda gake uziko amaze amasaha abiri yose nkutegereje baby calm down ko mari ubu noneho ubwo uranyizwa n'ikibazo naje oya wowe wabambabaje cyane ko mbisi neza ko Keira yaje ubu ntagiye kuvamo ibintu bitari byiza Soke Brian niba udashaka ko tubivugaho katubyihorera gusa impamvu nuko nagira ngo nazisanga uri kumbabaza kandi turi mu rukundo njye nawe nyine ikibazo si icyo gusa ngiye utangiye kumbwira ibintu bya Keira utangira kumvanga mu mutwe reba nk'imyaka ishize Linda yigira Keira urumva ubu Keira umaze imyaka 10 namubona Brian nanze kumva amabwire y'abantu nshaka kume promise kutazigera mbabaza mu rukundo koko nagukunda Keira nagukunda Keira jewe none n'ikintu kigusetsa jewe Keira nta nubwo muzi It was worth the try.
Sondi Brian umva nkubaze uzarekera gutuburira abakobwa kugeza ryari? Ahubwo si uyiwe n'uwakanga uri gutuburira. Brian ngambwira rero. Koko ntabwo ukunda Keira urankunda? Reka njyewe nkukunda. Kuva ryari nkukunda njyewe? Kuba twe turi gupanga kuzajyana ahantu wise wumva ko njyewe nagukunze njyewe ku buryo twakundana. Usibye kuba nkufata nk'inshuti yanjye. Naho ubundi nta kindi kibyihishe inyuma. Koko Keira avugishije ukuri. Usibye kuba urakara yakonyine. Nta n'ikindi uri cyo. Brata Keira. Don't touch me. Umva mu masegonda make maze hano. Mbitekereje nsangura umuhungu uciritse cyane pe. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. Eho, akazi turimo kariseri. Madamu Sierra urabizi namukunda umuntu umukinisha mu kazi. Ese ubundi Sierra ashaka kwica karakana kubwo kuryamana n'umuhungu we gusa cyane izindi mpamvu. Ikintu kimwe ugomba kumenya. Madamu ashaka kwicisha karakana kuko gashobora gufungisha umuhungu we. Birabyumva? Mvuga ndashaka ko nkorera dira. Uzedira mabuja. Ndashaka ko umukobwa umuhurira mu nzira. Kuko yagerageje kugirana ibihe byiza n'umuhungu wanjye ariko sinabikunze habe na gato. Wamwica, wamuburisha, I don't know. I don't care. Nose ko nahamagaye babana bose ubwo biraguta. Burutaza ku muhigo. N'ubwe ngo nyine standard. Yabandi izindi be wazosoza byanaga. Kuki ukunda kuzana ubwo ryi mu kazi? Igihe cyose uzana ubwo ryi mu kazi. Niba mubwiye ngo nyine yumwe. Uru. Yitaba cyafu. Okay. Warambwiye none kanye barahageze. Uri sure? Ndi sure. Okay, twarahageze twagiye. Buri imwe inde bita Sandra. Kakubwire bro. Sandra nungu ari kujumareza amahoro sibyo? Rata bro wafashe ushaka twebwe tureka tukigendera. Undi wanditse nk'igende. Kanizere ko ntazongera kumubona. Mabuja iryo ni isezerano nguhaye. Ninongera kumubona. Chunge sana.
Frank ukurikirana nakubwiye ko amasaha y'umugabo yagiye kutagiye kugera wajye tukazavuganira please wambara ukagenda koko umugabo ni iki kuri njye n'umugabo wanjye nagusanga arakwica nanjye atanze kandi urabunsenye njye birandeba of course birakureba please asaba ibintu bicuri kunywa bibaza dusanze hano kandi ntabwo ndi kumwe wowe ujya tukaryamana ntumeze amafaranga y'amezi nyine nzaguhamagara ejo ibintu byose tubikemure ndaye mfuye ntabwo uri bupfe abantu usipfana nangaha kubwo ngo anjye gikuza kuri nagusanga arakwica nawe no come on ibyo si ukurahe ndabizi okay listen no wait okay nzaguhejo nzavugana umugabo wanjye agiye kuza nzayaguhejo uragira ngo nkore ikinyakurere ejo banke zafunze basi reka twumvikane nk'abantu nuko bitanga iki umva nkubwire amafaranga ushaka yaguze induru nyine mamagare mama mugiye kudufata ko udafite amafaranga tugenda wongera umpereze biwuriremo Sera ikintu ni icyahe duhure mu rugo Baby nyine ubuzima naciyemo ibintu byose naciyemo niteguye kubihindura nkabikuraho byose bikagenda nkatangirana nawe ubuzima bushya bw'urugendo rw'urukundo rwanjye nawe. Ego niba witeguye guhinduka atari bya bindi by'abakungu muri iyi minsi bakubwira ko bagukunda batagukunda. Urabizi ibintu byinshi naciyemo ntihazagira umuntu n'umwe uza kukuvangira akubwira ibintu naba narakoze. Urabizi naciye mu bintu byinshi natese abakobwa benshi atazagira umuntu mwarasaze. Ako se Chris nyuma ya Linda rero n'uyu nguyu ugiye kumurarura abahungu b'i Kigali mwabaye mute? Urabona aka kana k'agakobwa uba urimo gushuka mwana. Niko se broski nyuma ya dushiki twanye mwirwa mushakisha nk'abashakisha inshinge utangiye kuza kumvangira mu rukundo rwanjye. Bariya ni abantu ngiye utangiye kuza kumvangira. Nibyo ko kuvuza ukuri ndi kukuvangira. Nawe urabizi ko utwo dushiki twacu impamvu turara mu gasozi nawe ubifitemo uruhare. Cyose kaho ngaho gututangira kunzana mu bintu by'inkundo utazi ko ibibazo bya birarangira. Cha mukobwa mwiza urashekeje tu. Ubwo rero nawe nguzi ngo ufite umuhungu. Uyu ndeba hano. Cyakoze ugushije ishyano. Ariko se bro wagiruka kumvangira mani. Yabo bashiki bawe uvuga sindahura nabo, yabo abo ngabo birwana nabo simbazi, wowe uramvangira nkane. Uburi gushaka kunteranya n'umukunzi wanjye mani. Ndabona ukiringwanye nziza. Urisi ikindi utazongera kugaruka mu rugo utarahinduriye imyitwarire yawe. Umvise? Abantu bagira imana koko. Uriya mukobwa urabona mba namuburiye. We nibigushimishije kuba muburiye. Cyakora urashoboye. Wowe uzikureshya n'ubugambo ugira mani. Jive hano mani nanaguhonda cyangwa nkanama gukoma mu ginga. Mubabeshye babwiza ukuri. Mubabeshye babwiza ukuri. Tamaka yawe. Urabizi ndagukunda pe. Guhora nza hano nzi wanyu birabirikana nkabibona bikambaza. Urabizi dukundana urari inshuti yanjye. Ariko ngiye birambaza kabisa. Birambabaza gira dusobanure buri wese amenye gukunda nde undagende cyangwa ibyihore. Ariko ngiye urambaza no kuri Imana. Ubu urabona iyo ntari kwatinga kuri ya nikoze kandi yambonye ko nikanze. Urabona ko nari kubigeza gute? Yari guhita tuvumbura. Ntabwo nabikunze rwose. Wajya ureka kurakazwa n'ubuse wowe. Ntabwo mbikunda. Babarira basi. Yo Chris, byo twapangaga byaciyemo cyangwa byafe yarinze. Umwana wamutayemo neza? Mani byihorere. Uzikuntu uramuginga ngo ni broski ibintu ngoreye mani ngo ni musaza wa Pamela mani. Ase Chris, ibintu boro tuba dupanze mani ukwezi kose ni nguno ziferinga mani. Kuki utankubitiye mani ngo umuntu abisoze mani. Nta kuntu twapanga boro ukwezi kose mani. Ngo ziferinga uko ngo. Ariko bro, uriya mukobwa nubwo twapanze kumuhemukira. Ngiye ndamukunda mani. Umva renge ndagaza. Business utangiye kwezanamo inkundo mani. Ira butike utunze wayikuye he?
uyoye ko nanjye ndinda amashuri epfiriya mani mu gishanga mani ibyo bintu bikuremo izo nkundo zawe izo nkundo uzana nta nkundo ashaka mu kazi mani nimba ari akazi ni akazi kora akazi kakuzanye mani Erega bro wimbwira ko ari njye wakunze njye nyine mani ese wowe uriya wirwana nawe mu mashu mu gishanga ntago ari mushiki wa Brosky uriya se nawe afite amafaranga mani afite amafaranga wavuga ngo uri gukurikirana ntuzabone njye nura mu bebe turi kumwe mani kugira ngo mufitiye urukundo mani njyeyo ndi mu kazi nta rukundo ngira sibyo nimba akazi kakunaniye cana nanjye ca mani nta bintu byo kwirirwa kuvuga ngo ibiki njye nta rukundo mufitiye nimba akazi kakunaniye caha nanjye ca si ibintu byumvikana okay njye nemeye girlfriend wanjye ko ngiye guhinduka mani bro sibyo kandi ntago ndajya nirwa ncengacengana n'abantu mani niba wewe wumva ukomeje kubikora bikore nanjye ngende ukwanjye icyo kirumvikana ndabirambiwe mani ndabirambiwe biri seri naguhaye umutima wanjye nguyobore hoya siko byahoze hoya siko byahoze siko byahoze nanjye nisanze uko nari kugukunda cyane byansizeho ibikomere hoya siko byahoze hoya siko byahoze njya nicara nkibaza impamvu byambayeho nasigaye n'umwijima no mu marira hoya siko byahoze hoya siko byahoze urwo nagukunze waruhinduye imfabusa sinjya ntekereza rero urabizi neza turi inshuti tugira ngo ugire ikintu kimwe umfasha unshakire umutipe bita Delo ndabizi neza ko yiyise Brian mu rwego rwo kujijisha abakobwa ariko ndabizi neza ko atari ko yitwa Brian ni izina agenda abeshyesha abakobwa twariganye muri quartier agenda abeshya abakobwa ngo icyo mfa nuko ngomba kuba mfite amakuru ahagije ndabizi ko ageza n'abakobwa batujuje imyaka tukazamufata nk'aka video tukabona amakuru ahagije tukamutanga mu buyobozi ibi bintu ntabwo nashobora kubihisha ntabwo nyiri isugi ase abakobwa mwabaye mute gute dukunda numbwira kuri isugi na habe n'ikintu cyawe na gitonze imana warangiza ukambwira ngo ntabwo kiri isugi nanjye ubwanjye uzi n'igihe tumaze dukundana sindanabona wakuyemo n'umupira yewe sindanabona nawe ukenyeye n'isume ujya muri dushe I know uwo twaryamanye nanjye ntabwo nabishakaga ndabizi birababaje pe kandi biteye n'agahinda nanjye ubwanjye byambabaje cyane ndabizi ntabwo wabyakira aka kanya niyo mpamvu nashaka ko tubivugaho wenda tuzabiganireho ikindi gihe ibi ngibi dukoze bivuze ko uduhaye amafaranga menshi. This is business bro. Mufate cash mumereze sister wanjye bro. Nkundi mugabanya amagambo mugenda. Wizeye kangaye kwijana kuyimuje amadashaka kubwamabuja ko tumugambane.
icyambere ni amafaranga mani, ibindi nzabyikemurira. Simbaza nyiwanjye mwasi kudatambaza icyuma ni cyawe sinanga nicyo kiguze cyose akira sha mujye murenga kanogo hari abagabo baranywa amwita amazina twebwe kwikubita umutwerego komeza wibabaze komeza wibabaze akaririmbo kitwa niba ari impa aya ni Sandrine oya umuhungu bamwita Rubyogo wari mugende kwikubita ntabwo umwibuka kamabwira agatekerezo k'inyamibwa turi kukumva nanjye wanyirukana shiranye ntabwo namwikangiye w'inguyu ni gifinesi wangu w'inguyu kamabwira akantu tugiye gukina kagira inkuru ntabwo ari inkuru igitekerezo tugiye gukina umukino bita umukino murawuzi kamara twumva wibutse tera kurinde rero ngo ni trufu aka nimwigire ruguru naho bandi tumadeyi jewe ndavuga ukuri kuko iyo umuntu yanyweye icupa babwiza ukuri jewe nacaga inyuma Brian nkajya kumusura ariko gamuca inyuma ngo jyana umugore we twicaranye no muri salo nanabimenye. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love